ntibikiri inzozi kandi muri ino si ya digitali niko imbuga nkoranyambaga zikora. Umuntu wa postinze ikintu ari gusebya undi muntu kiraza kugira aba viewers benshi cyangwa abantu bagikurikirana benshi. Kuki ya mpano batavuze ko yagiye mu Bubiligi umufana kuzura ahantu yari ari gukorera cyangwa yari gukorera icyo gitaramo? Hari abantu benshi bakunda kuvuga umuntu ari uko ari mu byago, bakavuga uruhande rwe rubi ntibavuga urwiza rwe. Ati kanaka ateye gutya, akora ibi ngibi, ahangaha yahemutse, yavuze nabi, akora nabi, yitwara nabi, bega nyine bagashishikarizwa no kumuvugaho ibintu bibi gusa. By'umwihariko aba content creator cyangwa abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga. Uwitwa ya mpano haheruka kujya amashusho y'ubwambure bwe ku mbuga nkoranyambaga. Aba content creator benshi bakoresha imbuga nkoranyambaga bagiye bapostinga ibiganiro bamuvugaho. Bamwe muri abo banyamakuru bakagenda bavuga ati ya mpano ibi yakoze ntibikwiriye, ese biramuvuramo gufungwa. Ni ukuvuga ngo ahangaha ku mbuga nkoranyambaga inkuru mbi niyicuruza, inkuru ivuga umuntu nabi, cyane cyane inkuru zisebya umuntu. Urugero kugira ngo byumve neza, twimagine kuri ku muhanda, uruhande rwawe hari umuntu uri gusabiriza. Uwo muntu uramufasha umuhaye amafaranga, ariko hirya yawe gato hari umuntu uri gufata video y'ukuntu uri gufasha umuntu. Uwo muntu cyangwa uwo munyamakuru wafashe iyo video uri gufasha umuntu, mu by'ukuri nayishyira ku mbuga nkoranyambaga ntabwo iraza gucuruza, ntiraza kugira views, bega nyine ntabwo iraza kurebwa n'abantu benshi. Kubera iki? Biri kugaragaramo ibintu by'ubugira neza. Ariko nanone ku rundi ruhande, umuntu nagufata video nk'urugero ugiye kugura indaya, iyo video iraza gucuruza ku mbuga nkoranyambaga, igira ama views menshi kubera ko hari umuntu nyirizina uri kuhasebera. Ntibikiri inzozi kandi muri ino si ya digitali niko imbuga nkoranyambaga zikora. Umuntu wa postinze ikintu ari gusebya undi muntu kiraza kugira aba viewers benshi cyangwa abantu bagikurikirana benshi. Naho umuntu wa postinze igikorwa cy'urukundo ari gufasha nk'umuntu nta views nyinshi araza kugira. Ese biterwa n'iki? Gusa muri kano kanya njye singiye kuba nk'abana ba content creator twavuze haruguru bavuga umuntu kugira ngo babone amaramuko, bega bakakuvuga nabi kugira ngo babone amaramuko cyangwa views nyinshi. Twese tuzi umuhanzi ya mpano n'amashusho yiruka zose nuko yagiye ajya hanze. Gusa hari aba content creator benshi bagiye bamuvugaho uruhande rubi gusa, kigiye kumuvugaho uruhande rwiza. Kuki ya mpano batavuze ko yagiye mu Bubiligi umufana kuzura ahantu yari ari gukorera cyangwa yari gukorera icyo gitaramo? Ya mpano amazina ye nyayo bamwita Urizagwira Floriye. Ni umusore ukiri muto cyane wahuye na byinshi bimusubiza inyuma ariko arakomeza arakora. Mu mwaka w'igihumbi 2025 ukwezi kwa mbere nibwo yaje kubona stage muri arena ayihawe n'uwo bita The Ben. Muri arena ya mpano akihagera yaje kwigaragaza neza kuri stage, bituma abafana benshi bamukunda, aho yaririmbye indirimbo ze zagiye zikundwa nyinshi zitandukanye, ndetse n'abafana be bamufashaga kuririmba izo ndirimbo igihe yari ari ku rubyiniro. Bega ukabona ni ibintu bisa neza. Nubwo ya mpano stage ya mbere yarakoze nini ari ingi yabereye muri arena, gusa yitwaye neza kuri stage nk'umuntu birambyeho. Mu mvugo zizi imyaka babyita gushimuta stage cyangwa se kwatwika. Mu kwezi kwa 12 uyu ya mpano yaje gukomeza gukora ibitaramo, aho yaje no kuba yakorera igitaramo mu gihugu cya Belgique mu Bubiligi. Ahangaha yazamuye abafana bose barasakuza, bazunguza imipira hejuru, ndetse banirimba n'izina ry'ingwe ya mpano. Gusa ibi ngibi kuri we ntabwo byavuzwe cyane ndetse no ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, ahubwo havugaga ubwambare bwe bwagiye hanze. Kwa kuri nababwira ngo abantu bakunda kuvuga umuntu nabi kugira ngo babone amaramuko. Basi we nimba wumvishe ko ari kuvuga mugenzi wanyu neza, reba ahantu handitse subscribe kandi subscribe, unakande like, ufungure inzogera kugira ngo buri kiganiro cyose tuzadushyiraho ujye ukibona mu bambere. Uyu ya mpano sibye bitendo gusa yagiye akora, ahubwo yakomeje no kuzamura izina rye mu buryo bwiza. Ya mpano yaje gukora indirimbo na Papa Cyangwe mu mwaka wa 2025 yitwa ngo. Iyi ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake by'umwihariko urubyiruko. Yagiye akora indirimbo nyinshi zigenda ziba amahiti, nk'indirimbo yitwa Si ibyanjye. Mbega nyine n'umwe mu bahanzi bahaye ibyishimo byinshi abanyarwanda. Ibya ya mpano byo ni birebire cyane kuko hari n'ibindi bitendo byinshi byiza yagiye akora. Reka tube dusubikiye kino kiganiro hano kugira ngo kitaza kuba kinini cyane. Nimushaka ko bakubera ikindi kivuga kuri ya mpano none tukabyinjiramo neza, mumbwiye muri comment. Gusa isomo ry'uyu munsi, ntitukajye tuvuga umuntu nabi kugira ngo tubone amaramuko cyangwa se kugira ngo tumusebye gutyo gusa. Kabone niyo yakora amakosa, gusa umuntu afite uruhande rubi n'urwiza. Kuki twagaragaza urubi tukwirengagiza urwiza? Twiga gufasha umuntu no kumuba hafi mu gihe ari mu byago. Reka duhuriye mu biganiro by'ubutaha utazacikwa. Jye mwabanaga is your boy Messi, the king of this upward +251 K57 234. Namazina nk'ayi Ndyankwe. Gusa Ndyankwe yaremewe kurya ibiti, naho njye naremewe kugusobanurira. Nyita Messi.